yemwe mwanzerereza imwe z'abadadani mwe ibaze aka kanya uri mu by'Imana iyi saha uri mu by'isi Imana irimo irakubona nk'inzererezi PNE etando BNE edra yemwe mwanzerereza imwe urabizi nawe neza wafataga mikoro ukabwiriza ubwoko bw'Imana usigaye uri mu matiku usigaye uri mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro hari bako ngo yewe wanzerereziwe kubera iki wanze kurekura byose urashaka gufatafata mu by'Imana kakanya uburimo mu by'isi burimo uriyoberanya uvise ijwi ry'Imana hari message imaze imitsima ariko ari niryo numvise nicaha kuri kamera yego ni igihe kigeze kugira ngo buri muntu wese acunge izamu rye si rimwe si kabiri twagiye tubwirwa yemwe abana bato barahanuye abandi barabavuma bavuga amagambo menshi agize gute atandukanye Imana yagiye ibwira abantu ikababwira ngo uzajya uva ahangaha ujya kurahura i Kigali abandi batekereza ibindi bisanzwe bitewe n'amarari yabo cyangwa se nibyo irambwira ngo ni igihe ugiye kuva ahangaha ujya uva i Kigali ugenda utege ugende zahehe za Butaro ujye gushaka ikijwi ry'Imana nyakuri ijwi ry'Imana nyakuri kubera iki Imana ngo yagiye batumaho bahanuzi batandukanye abantu ntibakumva baravuga ngo niko byahoze irambwira ngo mbabwire ngo no musoma Bibiliya no kubw'abantu wa niko byagenze uri kumva ngo abantu benshi ntago bigize batega amatwi ngariko irambwira ngo mbwira aba bantu bafite gusenga kw'Imana nyakuri mu mitima yabo nibarire kandi bagire gute baboroge basengera ikintu cyitwa abagabo basengera ikintu cyitwa abasore basengera urubyiruko muri rusange cyari igisimba cy'inkazi kandi ntago cyazaga kigira gute kijogo cyazaga kiri abo banyembaraga reka tubivuge gutyo umunyabwenge we arakuramo ijambo nyajambo cyari igisimba gifite imbaraga cyari gifite cyashingaga iryinyo umwuka ugahita ugira gute uhera no etando BNE edra ariko wari ufite uburizi bw'iki bw'Imana cyamucagaho kikagira gute kikagenda mu nguni yari ntumwe murabona rwose murabona ramen bugiye guca kandi bwongera bugira gute bwire uyu no muburu hawe nanjye no muburo mpawe ngira ngo kandi mbwira buri muntu wese uzi ko afite iyi cyangombwa kimuranga kuki ngo musiga ibyangombwa bigenda bibaranga icyangombwa ugisigira iki nagize ariko mbona abantu baki bagenda babura bagenda bagira gute bagenda babura umuntu akagenda azingagiye mu kazi umugabo agategereza cyangwa se umugore agategereza ntagaruke nimugenda ni ibyangombwa bibaranga cyo gisimba ntago kigiye kuza kukureka abantu bafite ikintu cyitwa iki urusaku bafite ikintu cyitwa akajagari ariko ntago ari igihe cy'akajagari ahubwo ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese uzi ko afite Imana muri we apfukama agire gute asenge kandi aririre urugamba ruzashira guma mu ntambara wihunga intambara urahunga intambara ujye hehe nugenda se ninde uzakurwanirira kandi wahunze ndimo ndavuga nawe turimo turarebana ufunguye telefone cyangwa ufunguye televiziyo yawe urahunga ujye hehe kugira ngo mwe kwitiranya ibintu cyane kuba yaravuze ngo uzajya uva ahangaha ujye kurahura i Kigali kubera ijambo ry'Imana rigiye kubura nta na kimwe uzitwaza uzakenera abahanuzi bajyaga wumva babwiza ku mashusho media ukenere abahanuzi bajyaga bavugiriza mu rusengero abo bose ugire gute ubabure kubera iki yagutumyeho ntiwakumva kuko Uwiteka ntagahutiraho arabanza agatanga imbabazi akoye ati nimuze nimugaruka ndabagarukira
bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV ndabasuje kandi baramukije mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose cyo ku Musaraba TV kamvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomenetse n'abanyu bose hafi na kuri mu bice bitandukanye by'isi abahere ku gice cy'amajyaruguru igice cy'amajyepfo iburasirazuba n'uburengera bwaryo reka twizeye ko mwese muri amahoro kandi mukindire umuntu bw'Imana natwe turamahoro turashima Imana ngize umugisha ndi kumwe na Claire no mu byeyi Imana ikunda natwe dukunda cyane uyu munsi rero nishimiye kubana nawe mu minsi yagiye kuba myinshi twari tumaze tutabonana shimye Imana yuko twongeye kubonana kandi shimye n'Imana yuko mu minsi ishize yararwaye Imana yamukije kongereka mu buzima nabyo mbihereye Imana icyubahiro mwese mudukurikiye mumfashe duhe Imana icyubahiro dushimye Imana yuko yakoze kandi turagusuje mu izina rya Yesu ndabaramukije mu izina rya Yesu Abanyarwanda bajya bavuga ngo hobe iyo hobeye bose ubahobeye muri rusange ndabaramukije inshuti z'umusaraba nawe nepo ndakuramukije mu izina rya Yesu abiki gihe basiga ngo ndakuramukije ngo mu kivandimwe ariko genda baramukije mu izina rya Yesu kuko aya maraso ya Yesu yatugize umwe niyo yahuje abatari kumenyana ntago mwari kumenya ntago nari kubamenya abanzi ndetse na inshuti z'umusaraba zigenda zivuka buri munsi abavandimwe sagenda bazana nabandi bambonye bwa mbere ndavuze ngo ndabaramukije mu izina rya Yesu mbese muraho amahoro y'Imana nabane nawe haleluya turagumiriye amen nepo yamvuze ariko nta soni mfite amazina nitwa yadufashije Marie Claire ndi umumama w'abana batatu yego n'umugabo Imana ihabwa icyubahiro rero nkunda barokore batiyoberanya iryo jambo sinjya mbura kurivuga iyo ndi kwivuga kuko umurokore yo mugendanye yiyoberanya navuga ngo ningirwa murokore nepo yo mugendana yiyoberanya ni wa wundi ukumaraho urubyaro rero nkunda barokore batigira gute batiyoberanya murokore utiyoberanya muragendana mu rugendo kandi mukagera nayo amen nuko nyine bigenda ariko yiyoberanya agenda kubara agenda avuga ati kabisa ahangaha intege nkeze nazibonye bimeze gutya na gutya ariko Imana iguhuze n'umurokore utagira gute utiyoberanya mu ruhande urimo waba uri umugabo waba uri umugore uri umukobwa uri umusore Uwiteka guhuze n'umurokore utagize gute utiyoberanya kandi barahari kuko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali muraho neza hari ibyapfukamye Bayali byamaze kwihakanira byararangiye ubwo bamwe barapfukamye rwose baranakubise n'umutwe hasi hari abagabo njya nkunda muri Bibiliya Saduraka na Meshaka na Abedenego hari ahantu bahagarariye Imana naho yadukiza yaravuze ngo bababwiza nubwo yadukiza bivuze ngo nubwo naburara nubwo nabwirirwa nubwo najya muri gereza uri kumva ntago nzubararira ibi bigirwamana hari abantu bari guhamya imbaraga z'Imana haleluya nubwo bimeze bityo hari abari guhamya iki imbaraga z'Imana akavuga ngo uko biri kose nzakagendana agakiza k'Imana nzakagendana bantu mufite agakiza k'umwimerere ni mugakomereho kuko kagiye gushakishwa haleluya kagiye gushakishwa umuntu ajya ava ahangaha yambuke Nyabarongo agiye gushaka iki yewe aho yabona kotsi kari kuzamuka muri kumva kugira ngo uzabona ko kotsi kazima bizaga bigutwara urugendo rugize gute rurerure kubera iki agakiza k'umwimerere ushaka umuntu ukubwira ibintu bizima ukora urugendo rurerure kugira ngo ugire gute ugere nuko nyine bije ariko Imana itugirire neza bivuze iki ababiramije barahari ariko kandi nabavuze ngo twebwe nubwo utadukiza ntago tuzagira gute tuzubararira ibigirwamana ntago tuzabeshya kugira ngo turye ntago tuzagambana kugira ngo tubeho nubwo napfa naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu ambibyo nkenye byose ndamahoro bivuze iki rero aka kanya uri guca mu buzima bugoye kandi buruhije ariko Uwiteka abantu bafite iby'umwimerere mugiye gushakishwa navuga ngo ihanganire icyiciro urimo kigerageza urimo ibibazo urimo nshuti zakwanga abavandimwe bakagenda ariko nakubwira ngo hagarara mu gakiza kawe k'umwimerere haleluya kuko abafite wa mwimerere abo ngabo bagiye gukenerwa abafite mwuka wera w'Imana nyakuri abo ngabo barakenewe kandi bagiye gukenerwa Imana itugirire neza abantu bajya bavuga ngo ntago bishoboka ariko kuko wanambanye na Yesu ndagira nkubwire ngo muri ndavuze ngo guma kubirindiro ugume ku gicaniro mirindi y'umwami wenda yumva mu mwuka hari
ibintu twumva mu mwuka abayisi batagira gute batumva, ndetse bamwe bakanagusuzugura, ariko nyamara hari ibyo uri kumva mu mwuka abandi batagize gute batabona. Kubera iki? Birashashagirana ibiri hano hanze. Abagore beza bari gushashagirana, abagabo beza bari gushashagirana, abakobwa beza bari batubundi yariremye bari gushashagirana, ariko ndagushishikariza ngo hagarara ugume ku Mana yawe. Imana itugirira neza. Aba bari ibishashagirana bagiye kugaruka bashaka ka kotsi kawe. Haleluya. Kubera iki? Ufite iby'agaciro muri wowe, wanze kujya gutoragura biriya ngo ugende ujye kugira gute, ujye kwandavura. Imana itugirire neza. Kandi mufite amaso mwarabibonye, harimo bamwe uko baje atari ko bakimeze. Ibyo bamaze kugira gute urubuto rwabo ruzabibu rwamaze kugira gute gusoromwa. Kubera iki? Ntago babashije kurinda ibyo kwizerwa bari bagize gute bari bafite muri bo. Bivuze iki inshuti z'umusaraba? Uko niko ninjiye nyine nuko Yesu abizanye muri njyewe. Icyiciro urimo, urugamba urimo, hagarara muri urwo rugamba. Ndabizi neza ikinyoma kizenguruka inshuro 7 kigenda kibunza amagambo, kikazenguruka isi yose, ukuri kucyambara isogisi. Ukiri aho ngaho ukivuga ati Mana ntabara, Mana ndengera, ntukaritse barimo baragusebya, ntukaritse barimo baravuga, ariko ukuri haleluya kuratsinda. Tuzi umutima ikibazo urimo, mu ntambara urimo, ibibazo urimo, hoya wabaye iciro ry'imigani, imiryango iraterana buri munsi, inshuti zakuvuyeho, mu kazi urabona ko ibintu byanze, ariko ndagutangariza ngo ukuri kuratsinda. Uko byaje no etaya bene edra tuta ene eta, tuzi umutima ukuri uko kuri kose kugira gute kuratsinda. Rero ndivugira ngo ibikurimo nibyo bigiye kugaragaza uhuriwe. Cyangwa byarambye ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Bivuze iki? Uzamenya kirere uwariwe umutunguye, nzakumenya nawe ubwawe umutunguye. Kandi mbabwiza ukuri bantu b'Imana, nimuve ahubwo tujye, kuko Uwiteka arahari kandi aje kutugirira neza. Numvishe ukuntu baramukije. Mahoro y'Imana nabane namwe. Uwiteka niwe Mana. Amen. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, ufite byose. Kanyeraheretse kuvuga ngo bazi Imana yo bazakomera ubwo byose bihari. Nyamara gukomera bagire gute? Koresha iby'ubutwari. Bivuze ikinepo. Iyi saha ushobora kuba uri gukodesha, bagusohoye ubona intambara ari nyinshi, ariko wahagarara ku Uwiteka ukamuhamiriza, ukavuga uko byagenda kose ntago nzajya kugira ngo njyewe njya gusarura ibyo ntagize gute ntabibye. Nzahagarara ku cyo Uwiteka yagize gute yasezeranyije. Haleluya. Uko biri kose nushaka ubivuka kwa kagofero hahandi batagira no munsi y'iki y'urugo, ariko kuko Uwiteka wamuhamirije imbere y'amaso yabo, azakugirira neza, azagutuza hagutse, azahindura amateka kubw'ijambo ry'Imana. Bivuze iki rero? Nakubwira ngo komeza icyo ufite, hatagira ukunyaga ikamba ryawe, kuko ikamba ryawe rirashakishwa, rirakenewe. Kandi koko iyo uri umumaro uterwa imijugujugu, amagambo akaba menshi, ukaba igitaramo mu bandi, ariko nakubwira ngo Uwiteka araje kandi aje gutabara mwene data. Imana ishimwe. Haleluya. No etando bene edra tuta ene esta. Iyo umuntu ari mu bigerageza aba yumva yagenda abwira umuhisi n'umugenzi, ariko iyo upfukamye ukabwira Uwiteka agutega amatwi, yarangiza akakugira inama. Erega bugiye ceceka yanakumvise, ahubwo arimo arategura icyo agiye gukora kandi kizaturisha imiraba n'imiyaga. Hari igihe kimwe reka mvuga akantu gatundi dukomeze nuko byaje. Haleluya. Ngo Yesu yari ari mu nyanja ari kumwe n'abigishwa be. Noneho ngo barimo baragenda nyine baganira, Yesu bibiri tubwira ko ngo yari aryamye yagize gutangara nisegura. Noneho mukwa kuragenda bate turi kumwe n'umwami, turi kumwe n'umuremyi, inyine ibintu bimeze neza, umucero urahari, kawungira ari imeze neza. Ngo bakivuga ibintu nk'ibyo, ngo umurabo ugize gute yewe, ngo buje mu nyanja. Babandi baraseka bishimye, ngo batangira kugira gute, ati turapfuye. Ati bigenza bite? Kubera iki urimo urasakuza utubundi wowe? Ni gute usakuza ufite Imana muri wowe?
muri ngereza ngo hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo umutabazi izamurengera mu makuba. Urasakuzamo iki? Koko ndabizi neza iyo nzara irahari, ibyo bibabazo bigize gute birahari. Banza umenye ngo Yesu muricaranye, Yesu muri kumwe, Yesu muri kugendana, Yesu aragushyigikiye. Wijya gusakuriza uriya muturage kuko ntabwo uzi we aho yaraye, nta nubwo uzi n'ibyo abana nabyo. Abantu Imana bazigize nyinshi, uri kujya gusakuriza uwo muntu ntabwo uzi ibyo akenyereyeho. Wijya gutaka nkawe ngo barangije barataka, ariko wibagirwa ko Yesu bari kumwe nawe hehe mu mazi cyangwa se mu nyanja, ari kumwe ngaza kugira atari ko muzi ko turi kumwe na Yesu. Haleluya. Maze ngo ati ese Yesu waba wamenye ibyabaye mu nyanja? Wabimenye? Yesu arabizi. Ugira ngo ibyo uri gucamo ntabizi? Intambara ucamo sugira ngo arazizi, umuntu ari kumwe. Banza umenye ngo turacyari kumwe na Yesu. Erega iyo umuntu agendana na Yesu arabimenya nepo, mu mutima warabimenya, akavuga ngo ibyo ndi kuvuga, ibyo ndi gukora Yesu tugize gute, turi kumwe. Kubera iki? Yaravuze ngo nzakugenda imbere ahataringaniye, ngire gute maringanize. Ugendana na Yesu hari ibintu aringaniza. Ibi abarozi bagahaguruka bagasanga nyine Yesu yagize gute, yahageze, ukabirenga bakaza kurunguruka ko wapfuye, bagasanga uri gushima uvuga ngo nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye. Bakabatese ni gute ko twagiye gucisha ibintu bifite imbaraga, ni gute ari kuvuga imbaraga z'iki zima? Kubera iki rero? Yesu yaguharuriye ngo wamukozeho. Yesu agira gute? Aturisha umuraba, aturisha umuyaga. Bivuze iki? Nta kintu na kimwe Yesu ataturisha. Haleluya. Yesu agera ku bakomeye akagira gute akabaturisha. Abo waruzi batinyaga akaba ari bavuga ngo mumuterere intebe agire gute yicaye, kuko Yesu yahageze. Nagira nkubwire ngo mwene data nshuti z'umusaraba, wowe uri gukurikirana kino kiganiro, ntaho Yesu atagera, nta naho Yesu atagera gute adakura. Ndagira nkumenyeshe ngo Yesu muracyari kumwe, hahandi yagusize uracyahagaze. Muri ngiravuze ngo amariba ntakama, amariba ntakama, Yesu azatubera amazi yo kunywa. Abenshi amazi arakamye, amazi ariko Yesu agiye kutubera amazi yo kunywa. Ariko nubana na Yesu arakubera amazi yo kunywa. Haba mu gihe abandi bakamutse, Yesu akududubirize. Mu gihe abandi amasoko yabo yagize gute, yakamye, Yesu aza kubera isoko yo kugira gute, yo kunywa. Kubera iki? Ujye ugenda witonze utwaye amabanga y'iki y'Imana. Kubera iki? Yesu wacu arahari, arakubera isoko cyangwa se amazi yo kunywa. Wivuga ngo buriya ngo aho nasengeraga harafu hamaze. Yesu wacu uri muri twebwe aratubera iki? Amazi yo rote kererevo sagini kire manda grome hatakuwa mambo. Imana itugirire neza. Yego, Imana itugirira neza. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Nuko nabasuhuzaga, nuko nari ndimo ndababwira icyo cyari gice, navuga ngo ni igice cya mbere. Nuko mwuka wera w'Imana yagize gute, yarabizanye. Imana itugirire neza. Banza umenye ngo se Yesu turi kumwe, Yesu turi kugendana. Amen. Haleluya. Umenya ko Yesu muri kugendana araje kubera iki? Amazi yo kunywa. Witinya bandi bisakuza ngo ujye gusakuza, kuko bari gusakuza baraye mu tubari, abari gusakuza baraye hariya nyine bagaragaje ishusho yo kwera, ariko bihakana imbaraga z'iki zima. Wisakuza nabo kuko ubitse ibanga. Ndiravuga ngo ugenda witonze utwaye amabanga y'Imana, urayafite. Nubwo waba uhora mu gatenge kamwe, hora mu ikanzu imwe, ariko ufite ubutunzi. Muri ndiravuze ngo bakabona imvura igwa mu mirima ya twese, bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare, imbwa ze zigahaga wowe imbabura imanitse. Hari kohora ibyacu usaha bicira, hari igihe kimwe bizasobanuka byose, abana b'Imana tugahagarara twemye. Uri kumva neza? Birashoboka ko no kuburara muntu w'Imana, birashoboka, ariko tuzi abana b'Imana tugiye guhagara tugize gute twemye, nubwo baba bakeya. Umva ndaje ndaha amakuru,
Imana iduhana umugisha. Imana igumugisha Claire, Imana igumugisha. Nshuti bavandimwe muduteze amatwi muri kano kanya. Uyu ni Claire tugiye kugana muri kano kanya. Mwamwumvishe uburyo arukije kandi Imana ihano. Imana ishimwe. Yego, haleluya, haleluya. Reka rero tukomeze atugezaho n'ubutumwa Imana ashyize ku mutima we bwose kandi ayoborwa n'Umwuka. Reka tumusabe asenga Imana dufatireho. Mana data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka turagushimya turaguhimbara, iryo zina ryawe tugushimiye neza n'imbabazi zawe, tugushimiye ko uri umutabazi, tugushimiye ko uri ubwugamo bw'umugaro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. None kutaya biene edraya tuta ene esta, turagushimye kuko uri umurengezi wacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ibavu tuvuze ngo ni wamamare, watwongereye iminsi yo kubaho. Uyu n'undi munsi w'amahirwe waduhaye, kuko hari abari bafite imishinga bamaze kugera hacecekerwa, ariko twebwe uraturinze n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, urinze abaturarwanda ndetse urinze abantu bose. Haleluya. Nubwo harimo abagi ariko turaturinze. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Impamvu tubivuze nuko uyu munsi udahemo tugukoramo ibyiza, harimo abandi bagiye gukora ibyangwa n'amaso yawe, ariko twebwe ubanye natwe uducira inzira yo kwihererana nawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ntabwo nari nzi ko ndi bubonane na Nepo w'Umusaraba TV, ariko we wari ubizi ko turi bubonane. Mwemerera rero abantu bose bagiye kunkurikirana batega amatwi ijambo ryawe, rigiraho ribakura, rigiraho naho ribashyitsa. Haleluya. Bari bafite uburwayi bakimara gutega amatwi kino kiganiro, bongere basubizwemo imbaraga. Abari bacitse intege, haleluya, wongere ukorere muri bo. Ngaho tugiye gutangira iyi gahunda, ngwino utangirane natwe, twe tubure nk'abana, ahubwo Mwuka Wera w'Imana azabane natwe. Tugwaye karibu nikaze kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amavuta. Amen. Reka turirimbane umuririmbyi wa 385 uvuga ngo murinzi we niwo Yesu yongeye kugira gute gushira ku mutima wanje. Nibwo buhanuzi Uwiteka yongeye kuma kugira ngo ngire gute nongere nkuzanire, kuko impamvu ntangije umuririmbyi biragendana niyerekwa nari nagize gute nari nahawe kugira ngo ngezeho inshuti z'umusaraba, cyangwa se hari n'ukuntu umuntu Yesu amutumirira agahita ajyaho hantu atarazi ko yakagombye kuhakatira, ariko kuko Yesu yari yapanze kuza kumva ubwo butumwa ugashiduka wagize gute wahageze. Rero n'uwo wisa ku Musaraba TV ushaka bari ubwa mbere waruhageze, niko Yesu yagira ngo wumve ubu butumwa Claire Imana yamucishijemo. Imana itugirire neza. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero, batijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho, kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi w'icyo mbwira nawe ansubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara, ntukababare ihangane ireka imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ndacyaba ibyaremwe byose bisubiza bitya biti, iyi si yaciza gushira hazindi horaho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe uko bingana byiteza impanda ye, kandi ibyaremwe uko bingana biteza impanda ye.
twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi duhumure tuzaruhuka tutakibabara ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho ntituza buraya mahoro kwa Yesu ntituza buraya mahoro kwa Yesu mwijuru. Amen. Ubuhanuzi bwawe buri muri uyu muririmbyi arabaza ngo murinzi we. Haleluya. Harangize n'abana b'Imana cyasanga nabera ni kwa kundi mwajyaga muhura mukaririmba mugasenga ngo none se murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero. Aravuga ngo ati joro ririjimye cyane ariko buracya hanyuma ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza ubwo kugeza igihe uzagarukira ku munsi uhoraho. Imana itugirire neza. Reka mbabwize ukuri inshuti z'umusaraba, bana b'Imana, bwoko bw'Imana, nubwo bamwe bafite amaso ntibarebe cyangwa se abandi bakareba bakongera bakagira gute bakabitaho ngaho, ijoro rigize gute ririjimye. Ariko ku bantu uri kubona ko ijoro rigize gute ryijimye, haleluya, buraza gucya hanyuma ku bantu bategereje umwami Yesu bakamutegereza nyamatsiko ndetse bafite ibyiringiro. Imana idutabare kandi Imana itugirire neza. Bivuze iki rero? Reka gucika ururondorondo amagambo ari menshi, ahubwo utambaza rupfuka muri gusenga ubwira Uwiteka ngo sema ku ijoro ryijimye. Nipo reka nkubwize ukuri, abantu bafite ikintu cyitwa urusaku, bafite ikintu cyitwa akajagari, ariko ntago ari igihe cy'akajagari, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese uzi ko afite Imana muri we apfukama agire gute asenge kandi aririre ubwoko bw'Imana. Naravuze ngo hamagara, hari uwakumva hamagara, nshobora kukuba akanya nahamagara sinumvirwe, ariko nepo wahamagara ukaza kugira gute ukaza kumvirwa. Imana ishimwe. Ntago ari ngombwa ko abantu bose baza kumvirwa, ariko umuntu umwe yakumvirwa, abantu b'Imana igihumbi bakagira gute bakarokoka bagatabarwa. Reka mbabwire, ngarangije arongera aravuga ngo abaza ngo umurinzi amaze kubaza ibyo abaza murwanyi we, maze ngo murwanyi we cyo mbwira nawe asubiza ati yitonze ati dore urugamba ruzashira ariko guma muki mu ntambara. Reka mbabwize ukuri, bwoko bw'Imana, abankurikiye nzi ko nkurikiwe n'abanyabwenge, abize barangiza masters, abatarize, abafite utuzi n'abadafite utuzi, kuko yaravuze ngo mahanga yose unyuba agakora ibyo gukiranuka uwo ngo nanjye nzamwemera. Abantu muri gutanga amakuru atariyo Uwiteka arabaziye. Kubera iki rero? Niba uri umurinzi kandi ukaba uri umurwanyi, hereza amakuru abakwiriye guhabwa amakuru mazima. Niba avuze ngo noneho se murwanyi we cyo mbwira nawe, niko kubajije yarabonye ko hari intambara rwanye mu itorero ntiwirukanke ngo uhunge ucike, ahubwo wagumyemo indani urwana urugamba bucece. Yarakurebaga, niyo mpamvu yaguhungiyeho umukristo kukubaza akakuvuga ngo nose noneho murwanyi we mbwira wowe kuki umugabo ataha yasinze akagukubita ntusokemo ngo ugende. Haragira ngo umuhe amakuru y'ukuntu warwanye urugamba n'ukuntu wahagaze ugakomera. Wimubwira ngo nasenye niyirukanke, ahubwo mubwira amagambo amuhumuriza kuko uri murwanyi. Ba murwanyi bakenewe muri iki gihe, amagambo ari menshi, abantu urusaku rwabaye rwinshi, ba murwanyi bagize gute barakenewe kugira ngo basubizemo ababuze imbaraga, babasubizemo imbaraga ndetse n'ibyiringiro. Arimo arakugira bati ko none aho nasengeraga amaze ibyumweru 3 ntajya gusenga 4 ndabigenza nti. Wimubwira ngo icara ngo n'ubundi bingi ngo byarahanuwe, mwere kuko yakora urugendo akajya gushaka imbaraga z'Imana. Ntiyicara arabayicaranye iki, araba afite ubuhe butunzi, ariko ngo murwanya musubiza neza
ambwira ngo umva nkubwire nubwo bimeze bityo uru rugamba ruzashira guma mu ntambara wihunga intambara urahunga intambara ujye hehe nugenda se ninde uzakurwanirira kandi wahunze ndimo ndavuga nawe turimo turarebana ufunguye telefone cyangwa ufunguye televiziyo yawe urahunga ujye hehe kandi wagombye gushikama Yesu akaza akagira gute akakurwanirira ambwira ngo dore urugamba ruzashira ariko ugume hehe mu ntambara nta mpamvu yo guhunga intambara wihunga uwo murozi ngo yakuzengereje ngo hagarara Yesu wacu aza kurwanirira kuko nuhunga urabuhaye satani kuvuza iki impundu kandi abana b'Imana bagomba kugira gute kuvuza impundu Yesu yagucishije muri urwo ruganda kuko abona kuzarusohokamo neza yego Yesu mpamvu kwicaje aho ngaho ni kazi kuzabishobora Imana idutabare kandi Imana itugirire neza mukobwa reka kwirwanirira reka kwicira inzira dore urugamba ruzashira amagambo azarangira nuwari ingumba yarabyaye ufite ubwoba bw'iki nuwari ingumba yagize gute yarabyaye ufite ubwoba bw'iki twiringiye umugabo ugize gute ukomeye natwe tuvuka hariya hahandi imihanda yarahageze kugira ngo haraho Uwiteka atazagera nta iterambere ritazagera gute ritazagera ahubwo uhagaze ute iterambere ry'uwe rega nubwo iterambere ry'isi ko hari n'iterambere ry'ijuru uhagaze ute ko Yesu agiye kuza urugamba ruzashira ariko guma aho ngaho muri ntambara aho byatangiriye aho byabereye aho bagusebereje guma aho ngaho muri ako kazi bigahunga ujya gushaka kandi hagarara aho ngaho arabizi ko bagutega ibintu ukabyimba amaguru buri munsi arabizi ko wari urwaye umutwe udakira urugamba ruzashira guma aho ngaho mu ntambara wihunga ku kazi wiva muri urwo rugo rwawe urwo rugamba ruzagira gute ruzashira ariko guma mu ntambara ntugenda urasanga hari wavuye pfo nyine kuyizana imiti haza hicara kandi wararwanya urugamba guma aho ngaho yego amen Imana ishimwe reka dusome ijambo ry'Imana yego yaga Imana irandyohera reka twisomere muri Yesaya 21 umurongo wa 11 kugeza kuri 12 n'ubundi nepo adufashe gusoma Yesaya 21 umurongo wa 11 kugeza kwa 12 reka dusubire mu izina rya Yesu Kristo Yesaya 21:12 amen umurinzi aramusubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire umva ukuntu umurinzi yamushubije bugiye gucya kandi bwongere bugira gute bwire nimushaka kubaza mubaze nimushaka kugira gute kubaza mugira gute mubaze nimuhindukire muze ibihanurirwa Arabiya yemwe mwanzererezi z'abadedani mwe mu ishyamba rya Arabiya niho muzarara reka masubiremo uragarukira kuri 12 na gatatu ngaho tangira neza reka mane 12 umurinzi aramusubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire bugiye gucya kandi bwongere bugire gute bwire nimushaka kubaza mubaze nimushaka kugira gute kubaza muze mugire gute mubaze nimuhindukire muze yamwe nimuhindukire mugira gute muze 13 ibihanurirwa Arabiya ibihanurirwa umudugudu utuyemo ibihanurirwa igihugu urimo ibihanurirwa nyine karitsiye ugiye utuyemo yemwe mwanzererezi z'abadedani mwe mu ishyamba rya Arabiya niho muzarara reka mbabwize ukuri nepo iri jambo narihawe nimugoroba kugira ngo uze kurigezaho abantu harimo abantu bamwe barahanura bagahanura ibitera ubwoba ariko ukabona ko ari kubihanura banezerewe reka mbivuge hari ukuntu ubona umuntu ukaba ati uyu muntu se ko ndeba ashaka ibyaga ahubwo bibe kandi uyu muntu yakagombye kuburira ubwoko bw'Imana kugira ngo nawe azahindukire urumva abangaba bari muri iri shyamba
bariyo bari gukora ibyangwa n'iki n'amaso y'Imana. Twumvika iri shyamba arimo ntago arimo arakora ibyiza. Oya. Ariko uyu uri kubabwira arimo arababwira n'umutima mwiza. Nimwongere muze mugire gute mubaze. Siko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Hansomere ntaza kubwira abanyarwanda cyangwa se abantu bateza umurinzi aramusubiza ati bugiye gucya kandi bwongere uyu murinzi ni wawe uri twavuga ngo murwanyi we aramubwira ngo bugiye gucya kandi bwongere bugira gute bwire mw'abantu mwe murabona rwose murabona amen bugiye gucya kandi bwongere bugira gute bwire uyu no muburo hawe nanjye no muburo mpawe nimushaka kubaza mubaze yamwe nimushaka kubaza mubaze kuko Yesu aracyateza amatwi aracyateze amaboko kugira ngo mumubaze abasubize ejo utazabura icyo wireguza ukavuga ngo ntiwari wumvise ko ubusambanya ari bubi ntari wumvise ko kugambana ari bibi ntari wumvise ko kubwicanya ari bubi ntushaka kubaza ngwino mubaze arahari kugira ngo agire gute agusubize nimuhindukire muze yamwe nimuhindukire mwumva ukuntu Yesu ari umutunzi w'amahoro harimo arababwira ngo nubwo bugiye gucya bukangira bukagira gute bukira harababwira ngo nimuhindukire muze kugira ngo butaza kugira gute kukwiriraho iyo umuntu bumwiriyeho ntago amenya ari kujya ntamenya niyo ari kugira gute gutaha haleluya arababwira ngo nimuhindukire muze impamvu bibabwiye ni kadashaka ko murimbuka yego impamvu bibabwiye ni kugira ngo muve mu bwo butinganyi impamvu bibabwiye ni kugira ngo muve muri abo bapfumu niko gifite umutima ubakunda kandi ubitayeho ntago Yesu mbene ahutiraho ngahita avuga ngo buriya ngo kuko ngo yagize ngo ngore oya Yesu nimuhindukire mugire gute muze birashoboka ko wabigiye mari muri karande hari karande zagukure zikakujyana mu bwo butinganyi zikakujyana mu bwo busambanyi ariko Yesu arimo aravuga ngo hindukira ugira gute uze birashoboka ko waguye mu bwo busambanyi nawe utari wabyiteze birashoboka ko wagiye mu uwo mwuga utaruhari ariko aravuze ngo hindukira uze mugabo hindukira wongere ugaruke kuki wahungira hari ukaguma hari kwa Yesu aracyateza amaboko nta cyana kimwe atababarira ese kabarimbuka bagiye kuba benshi iri jwi ry'Imana uri muraryumva harimo aravuga ngo hindukira kandi uze umva neza y'Uwiteka urabizi ibyo wakoze urabizi uburyo waraguje mu bapfumu wagiyemo ariko umva neza y'Imana sha hindukira uze urangize uze n'ibintu wakoze uzi n'ibyo wakuyemo ariko harimo aracyakubwira ngo hindukira urangize uwo ni Yesu ibeshya umuntu gato agufate wakoze akangaka arahita agenda bibwira karitsiye yose ariko Yesu kuko ari umutunzi w'iki w'amahoro n'ibyiza ngo hindukira harabizi ko wariganyije uwo mutungo harabizi ko ari iby'abapfakazi harabizi ko ari iby'imfubyi harabizi ariko arakubwiye ngo hindukira uze kuko adashaka ko bukwiriraho bwoko bw'Imana bantu b'Imana nimuva mu iryo shyamba ry'inzitane nimuveyo Yesu aracyateza amaboko hafite umutima yemwe arabashaka ntabwo yitaye ku byo wakoze uko bingana nta nubwo yitaye kuko wagenze icyo ashaka ni ku mutima wawe ugucira urubanza ugahindukira ukagira gute ukaza yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange mbaruhure nta wundi muntu wakuruhura mama wawe wakubyaye ntiyakuruhura papa wawe wakubyaye ntiyakuruhura ariko Yesu ndagutangariza ko agira gute aruhura yego nepo ibihanurirwa Arabiya yamwe ngibiri guhanurirwa Arabiya Arabiya ni umudugudu utuyemo ni igihugu urimo cyaba igihugu cy'u Rwanda cyaba igihugu cya Tanzania cyaba igihugu cy'u Burundi cyaba igihugu cya Amerika nimwumve ibihanurirwa aho ngaho uri nawe ubwawe yemwe mwanzerezi z'abadedani mwe yemwe mwanzerezi mwe z'abadedani mwe ibaze aka kanya uri mu by'Imana iyi saha uri mu by'isi Imana irimo irakubona nk'inzererezi PNE etando
bne edra yene mwanzerere zimwe urabizi nawe neza wafataga mikoro ukabwiriza ubwoko bw'Imana usigaye uri mu matiku usigaye uri mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro hari bako ngo yewe wanzerereziwe kubera iki wanze kurekura byose urashaka gufatafata mu by'Imana kakanya burimo mu by'isi burimo uriyoberanya urihinduranya nk'uruvu niyo mpamvu Imana ikureka kubona nk'inzererezi kuko nta rufatiro ufite mu by'Imana ntuhari no mu bya Satani ntugize gute ntuhari mbese uri muzenguruka uri inzererezi wabuze icyerekezo kizima uravuga ngo hanganda ndahabona maramukoreka nkore wabona byanze ugahita tujya hariya urimo urafatwa nk'inzererezi niko ijambo ry'Imana rigize gutera ivuze ntago nazanywe no kugutuka kuko ndagutunga urutoki izindi zikasigara zigize gute zinde nta nubwo naje kukwishima hejuru kuko umuremyi yaravuze ngo izakoza isoni izo ndyarya ziyoberanya mu itorero kuririmba ziraririmba no gusenga zirasenga ariko Bibiliya yavuze ngo ni inzererezi zitari kumva umuburo w'Imana zitari gutega amatwi ijambo ry'Imana ro pne etando bne edra tuta ene estar taraya sika bini fogre Imana ishimwe Imana dutabare Imana dutabare nakubwira ngo ni wowe uzi uburyo uri inzererezi ni wowe uzi n'uburyo uhagaze muri iyi minsi abari kuvuga abandi uri kwishimana nabo kandi ubizi neza kuri umuntu w'Imana none rero Uwiteka yakurebye abona ntaguhindukira arakwise ngo wanzerereziwe ibaze kuba wari umuvugabutumwa Uwiteka akabanutse kwita inzererezi kubera iki uri gutukisha izina ry'Imana avuze ngo yewe wanzerereziwe ibaze naho ugeze mukanya makubwira ngo hindukira kuko yabonye ho guhindukira utabishaka none arakubwiye ngo wanzerereziwe yego nepo mwishyamba rya Arabiya niho muzarara ngo mwishyamba rya Arabiya niho muzagira gute niho muzarara kubera iki uzahara wabwiye ngo uhindukire uranga none Yesu birengo kagira gute akureka kuko uri inzererezi navangura nk'ikibura buryo ntago ntukanye uri kumva kubera iki uyu muburo w'Imana ntago uri murawumva Imana imira gutumaho ntubyumva ariko Uwiteka araje Imana itugirire neza ayo magambo Yesu yarampaye ikindi cya kabiri reka njye kuri message yego numvise ijwi ry'Imana hari message imaze iminsi ariko ari niryo numvise nicaha kuri kamera yego ni igihe kigeze kugira ngo buri muntu wese acunge izamu rye si rimwe si kabiri twagiye tubwirwa yemwe abana bato barahanuye abandi barabavuma bavuga amagambo menshi agize gute atandukanye Imana yagiye ibwira abantu ikababwira ngo uzajya uva ahangaha ujya kurahura i Kigali abandi batekereza ibindi bisanzwe bitewe n'amarari yabo cyangwa se n'ibyo bashaka kuko Imana nepo nta munsi n'umwe izaza kurwana urugamba rwo mu mubiri izazirwana urugamba rwo mu mwuka kuko nibikubwiye ngo njyewe ndaje nkugirire neza ntage kubwira ibyo uza guhuriramo hagati kugira ngo ya neza y'Imana ugire gute uyisingire birashaka kugira ngo usenge ujya mu mwuka kugira ngo bya bindi bigire gute biziturwe yego Mana irambwira ngo mwe kwitiranya ibintu cyane kuba yaravuze ngo uzajya uva ahangaha ujya kurahura i Kigali kubera ijambo ry'Imana rigiye kubura nta na kimwe uzitwaza uzakenera abahanuzi bajyaga wumva babwiza ku mashusho media ukenere abahanuzi bajyaga bavugiriza mu rusengero abo bose ugire gute ubabure kubera iki yagutumyeho ntiwakumva kuko Uwiteka ntagahutiraho arabanza agatanga imbabazi akoya ati nimuze nimugaruka ndabagarukira akajya aca mu nzira zose kugira ngo utazabona icyo uzagira gutuzireguza irambwira ngo ni igihe ugiye kuva ahangaha ujya uva i Kigali ugenda utege ugende zahehe za Butaro ugiye gushaka ikijwi ry'Imana nyakuri ijwi ry'Imana nyakuri
kubera iki Imana ngo yagiye batumaho bahanuzi batandukanye abantu ntibakumva baravuga ngo niko byahoze irambwira ngo mbabwire ngo no musoma Bibiliya no kubw'abantu wa niko byagenze uri kumva ngo abantu benshi ntago bigize batega amatwi ngariko ni umutunzi w'amahoro kandi akunda abantu be kubera iki ngo yatanze umwana wayo ari we Yesu kugira ngo aza gucungure nanjye acungure nta kindi yashaka no kugira ngo akurokore nanjye andokore ariko ngo ntago uri gushaka kumva uyu muburo w'Imana yambwiye ngo ikintu cyitwa abanyamasengesho cyangwa se abantu bazi guhamagara Imana rambwira ngo mbanze mvuge ngo cyane cyane yahaye abanyarwanda ubushobozi bwo gusenga suko ntandi badasenga ariko ngo bafite ubutunzi wese atagira gute atapfa kumenya kubera iki hari uko bahamagara Imana ikagira gute ikumva ngo ariko abantu benshi ntago bazi imbaraga zigize gute zibarimo irambwira ngo abantu bihuje umutima cyangwa se bagahurira hamwe bagasenga Imana hari ibintu byavaho hari ibintu byakurwaho ngo ariko ikibabaje niko n'abajya kuvuga cyangwa se atuma bamwe na bamwe bagenda bakabivuga bicurikiranyije cyangwa se abandi bagashyiraho bakavuga bakongeraho uri kumva neza nta kintu na kimwe ngo baziriguze irambwira ngo mbwire abakameramani ubwo ni abanyamakuru imbere yanyu ngo hagiye haca ubutumwa bwinshi bugiye bugize gute butandukanye bavuga Imana nyakuri kuko ngo harimo n'abantu bavuga nyine nuko nyine uri kumva bakavuga Imana ivuze pe ubwo ndimo ndavuga amacano yose Imana agize gute yagishyiraho namwe ngo muzabazwa ibintu byinshi kuko mwagiye mwumva imiburo y'Imana Imana irambwira ngo mbabwire ngo buri muntu wese aje kubazwa kandi nabonaga buri muntu agiye ari mu nguni ubuhanuzi burakomeye agiye ari ahantu mu nguni agiye ategereje ko wenda yakumva ko ijwi ry'Imana agira gute ryamuvugisha Imana irambwira ngo ugiye kumva iryo jwi ry'Imana cyangwa se ugiye gutabarwa ni wa wundi ufite Imana nyakuri mu mutima wiwe Imana itugirire neza kandi Imana idutabare irambwira ngo mbabwire ngo ari abavuze iby'ukuri ari abongeyeho ari abagabanyije urubanza ruri imbere y'umuntu uwo ari we wese Imana irambwira ngo buri muntu wese niyarure ni igihe cyo kugira gute cyo kwiyarura irambwira ngo mbwira aba bantu bafite gusenga kw'Imana nyakuri mu mitima yabo nibarire kandi bagire gute baboroge basengera ikintu cyitwa abagabo basengera ikintu cyitwa abasore basengera urubyiruko muri rusange cyari igisimba cy'inkazi kandi ntabwo cyazaga kigira gute kijogo cyazaga kiri abo banyembaraga reka tubivuge gutyo umunyabwenge we arakuramo ijambo nyajambo cyari igisimba gifite imbaraga cyari gifite cyashingaga iryinyo umwuka ugahita ugira gute uhera no etando bn edra ariko wari ufite uburizi bw'iki bw'Imana cyamucagaho kikagira gute kikagenda mu nguni iyo ariyo yose wari urimo aho wari uri aho wari uhagaze Imana irambwira ngo yagiye ituma abahanuzi baba ari abana barahageze baba ari abakuru bageze gute barahageze nta muntu n'umwe itigeze ituma ngo ariko ibintu mwagize gute mwarabicerenje irambwira ngo kandi mbwira buri muntu wese uzi ko afite iyi cyangombwa kimuranga kuki ngo musiga ibyangombwa bigenda bibaranga icyangombwa ugisigira iki nagize ariko mbona abantu bake bagenda babura bagenda bagira gute bagenda babura umuntu akagenda azingagiye mu kazi umugabo agategereza cyangwa se umugore agategereza ntagaruke nimugenda ni ibyangombwa bibaranga icyo gisimba ntabwo kigiye kuza kukureka mushobora kuzakubitana wakerereho gatoya ariko wagira icyangombwa kikuranga buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo
nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya. Imana idutabare. Icyo cyangombwa kizajya gituma icyo gisimba kitakugira gutya kitakuruma. Kandi ibi biraje. Yambwiye ngo mbwire abanyamasengesho aho kugira ngo bagire bavuge ibintu babeze nk'ababyishimiye. Iki gisimba nubwo kitakurya ariko ngo ntikizabura kurya umwana wawe, ntikizabura gukora ku mufamiliye wawe, ntikizabura gukora ku nshuti yawe. Ngo ho kugira ngo mwishime muvuga ibyo ngibyo, yabatumye kugira ngo nimwibuke uwatumwe ngo najya kuburira umudugudu wa heheye w'Ineneve ninde Siyona. Yabanje kugira gute? Byabanje kugira gute? Yabanje kwiga ngo kubara kubitewe nuko abona abantu, kubera abantu nabimana. Icyambere babwire nkaza kubara uragira unabasengere, kuko niba afite bifite imbaraga ibituma bumva rwose bakumva bahindukira. Ariko aho kanya amaze kumva ubutumwa bahita babitaho ngaho. Ntabwo ngo bigize kugira ngo mubivuge ngo mwishime, ni ukugira ngo ahubwo nimutambutse ubutumwa mugire gute, musengere n'ubutumwa mwahawe. Kuko iki gisimba cy'inkazi kije ntabwo nawe ubwawe kigiye kugusiga, nubwo cyagusiga ntikizabura amabwene abiri kizagutera. Ufite ugutwi n'iyumva iby'umwuka ari kuvuga aka kanya, nimwibuka ngo ukuntu byamugendekeye. Ushobora kuba uzi ko wowe ufite uburinzi, yego kuko nibyo Imana ivugana nawe, uburinzi nibyo. Ariko iki gisimba ntikizabura ibwene na kimwe kigira gute kigutera, ntikizabura n'igisigisigi. Kuko nikiri hehe nikiri hasi kizamenya ko icyo gisimba cyagize gute cyahageze kizabimenya. Ariko no etando bene edraya tuta ene esta, ugira ubwenge ugasenga ukaba amahoro, ukizera yagutumye, ugahagarika ugatesha ugahosha. Hari ukuntu Yesu aje kugira gute guhagarika, ariko bitewe namwe yagize gute yatumye, kuko mufite ububasha bwo kugira gute bwo guhamagara kandi mukumvirwa. Ariko icyo ngo abanengaho niko bamwe bivuga munagira gute munaseka. Kandi iki gisimba ntago kizajogora, ntago kizajogora, ntago kizajogora. Kizabanza ngo kirema abanyembaraga, kimara kuramo abanyembaraga none sugira ngo wowe bara abanyembaraga ntikibarangiza kimaze kubatera ayo mabwene ntago kizakuzaho. Imana idutabare, nizere ko mwumvisha ubutumwa. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo nimwongere muhindukire. Kigiye si igihe cy'amagambo cyo kuvuga ngo badufungiye byagenze biti. Imana iri muri wowe, yicaye muri wowe, igendana nawe. Habo muri byavuze ngo murinzi we cyo mbwira nawe, abwira mu rwanyu ngamusa ngo urugamba ruzashira ariko mugume mu ntambara. Ntago ari igihe cyo gusakuza, igihe cyo guca imanza. Yesu araje, Yesu ageze gute, araje kandi agiye gutabara. Niyo message nahawe n'ijuru kugira ngo nigezeho abanyarwanda, nigeze ku batuye isi. Iki gisimba nta hamwe kigiye kujogora, mbabwiza ukuri. Kandi ikindi, inzu zanyu sizo kuvugirwamo ibyo mubonye byose. Mwafashe Bibiliya mukavuga magambo y'Imana, mukayiririmbira Zaburi n'ibihimbano by'umwuka, ibindi birabareba. Mana ambwiye ngo igirwana intambara y'umwuka, ntago irwana izi ntambara izingizi, irwana intambara yo mu mwuka. Ngo kuca abanyamasengesho mwibagiwe indangagaciro cyangwa se uko mugenda mubanye n'Imana. Imana irwana intambara yo mu mwuka. No etando bene edra tuta ene esta, irwana intambara yo mu mwuka. Ngo ni muyihamagare nagiri kuza kugira gute kubafasha no kugira gute no kubarwanirira. Biraterwa nawe, biraterwa nanjye. Niba wumvisha ubutumwa reka duhamagara Imana mu ruhando urimo. Niba hari uko wajya guseka, hari uko wajya gunezezwa n'ibyo uri kuvuga, ongera uhindukire. Niba wibuka Mose uko byamugendekeye, ongera uhindukire dusenga Imana. Imana ibaha umugisha. Amen.
uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntabwo azacogozwa n'ishamugongo abazimubwira nibo bazagwa bose ntibamugarura inzira hisemo ijya mu ijuru. Imana iguhe amen. Imana iguhe umugisha, imbaraga n'amavuta kandi biguhoreho iminsi yose. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ubu dukurikiye muri kano kanya mwumvishe ubutumwa Claire asorejeho, ni ubutumwa bukomeye cyane, kandi uko nabyumvishe ni ibintu bireba buri cyiciro cyose waba urimo, buri cyiciro cyose waba urimo. Niba wumva ubutumwa bugukomanzeho, icyo gukora urakizi. Turagushimiye. Imana ndayishimye nanjye ko yanshoboje gutanga ubutumwa. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi imbaraga n'amavuta ntibikakubureho iminsi yose, kandi Imana iguhe icyo umutima wawe wifuza muri iyi minsi mu izina rya Yesu Kristo. Tugera tugana ku musozo Claire, nimba nta kantu kaba kagusubya waba wibagiwe, urahita duha nimero za telefone usengere abantu b'Imana kandi basabira n'uburinzi. Ni karibu. Nimero yanjye ni 078 53 10 311. 078 53 10 311. Reka dusenge Imana. Waba wumvishe buno butumwa ukeneye uburinzi, nanjye nkeneye uburinzi. Mana yacu nziza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'umuburo wawe mwiza uhaye isi yose, kuko waravuze ngo nta kizaba ku ntore zawe utazimenyesheje. Turagushimye kubwo hari umuburo uduhaye, twavuga ngo uduhaye nka teste, uduhaye nk'umukoro, uduhaye uko tugomba kwitwara no kugenda. Mu izina rya Yesu nyemerera uduhe kugendera mu mugambi wawe, imbaraga za Mwuka Wera zitubonekeho, mucyo w'Imana uturasire. Mu izina rya Yesu abari bacitse intege ubasubizemo imbaraga, bari babuze ibyiringiro babona ko nta cyerekezo cy'ubuzima, wongera ubagarukeho. Kandi Mwuka Wera w'Imana ukora iby'imbaraga ku buzima bwabo, ubarwanirire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubabera ingabi bakingira ababonaga ko batababarirwa bitewe n'ibyo bakora, bitewe n'ibyo bagendagamo. Ubagaruze ikiganza cyawe, bagaruze ubugwaneza bwawe, bongere bahindukire kandi bagira inyota, bagira inzara yo kongera kwegera no kumva ijwi ryawe n'ihumure ryawe. Abantu benshi bari bacitse intege bumva ko byabarangiriyeho, ariko Mwuka Wera w'Imana agenda bagereho. Wumvaga ko yashizemo uburyohe, wongera umusukemo ubumuntu buzima. Ndagushimye ko uturwaniriye. Musaraba TV ndetse n'abawukurikiye bose ubampera umugisha, kandi unyemerere Mwami ugabanye umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Ndagushimye ko uturwaniriye kandi ubanye natwe, bisabye n'izina izina rya Yesu. Amen. Imana igumisha Claire. Reka dushimire kandi umuntu wese abanye natwe muri icyo kiganiro we twatangiranye, tukatukize ku musozo w'iki kiganiro. Katubwe ngo nawe Imana y'amahoro igumisha kandi Imana y'amahoro ikwagure yivange mu by'izina rya Yesu Kristo. Bigano ku musaraba byo nakagaruka, reka tuzasubira ubutaha. Amen.